mushobora kuba mutajya mubitekerezaho mwebwe, gusa nukuri muradushimisha abantu mufata umwanya wanyu mukatwumva. Niyo mpamvu rero buri gihe tudahwema kuvuga tuti muba mwakoze cyane kubana natwe. Hanyuma rero mureke tugaruke ku kintu kimwe uyu munsi kibangamiye abantu batari bake kuri iyi si. Wenda hari wowe ntushobora kubyumva, cyangwa se nanone kubitekerezaho ntabwo bikubaho kenshi. Gusa ntushobora kwiyumvisha umubare w'abantu uyu munsi babayeho mu buzima batishimiye kubera ikintu twe abenshi tuzi nk'imyate. Nibyo ni kumwe igitsi cy'ikirenge cyacu gisatagurika. Mu kiganiro menya byinshi cy'uyu munsi rero reka twibaze tuti ese imyate iterwa n'iki? Ubundi ituruka kuki? Ku muntu yifite yifuza ko yamuvaho, ese birashoboka ko yakwikuraho iki kibazo? Ni Samuel Mugisha wumva kuri mikro. Ni nuko mbahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Ikaze mwese. Nongeye kubaha ikaze nanone. Nkuko twisegura kenshi muri iki kiganiro, ibitekerezo tubaha ntabwo ari ibitekerezo byacu bwite, ahubwo ni bimwe mu byarakozwe ubushakashatsi twebwe tuvana mu rurimi rw'amahanga biba byanditsemo, twebwe tukabishyira mu kinyarwanda twese twumva. Niyo mpamvu rero iki kiganiro twagikoze twifashishije zimwe mu mbuga zivuga ko zifite icyo zizi kuri iyi ngingo. Ni zimwe mu mbuga zishyiraho inkuru zijyanye n'ubuzima, ndetse izo mbuga zirimo nk'uwitwa webmd.com ndetse n'urubuga healthline.com. Hamwe nazo rero dushobora kwisubiza ibibazo twibajije haruguru. Ubundi imyate ni ikibazo kiri rusange. Nimvuga kiri rusange wumve ko ushobora kugisangana abato ndetse n'abakuze. Gusa nanone abagore nibo bakunda kwibasirwa n'iki kibazo cyane kurusha abagabo. Bumwe mu bushakashatsi bwakorewe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwasanze nibura 20% by'abantu baho, bamwe twe tuvuga ko baba bari mu cyiciro cy'abakuze, bwasanze abangana gutyo nibura bafite iki kibazo cy'imyate. Imwe mu ngingo inashimangira ko imyate idaterwa n'umwanda nk'uko bamwe babitekereza. Nyamara nanone iki ni ikibazo kitavuze abo kibangamiye ku rwego rutagira ingano. Nuko rero reka duhere ku kibazo cya mbere twibajije, ese mu by'ukuri imyate iterwa n'iki? Bimwe mu bimenyetso bizakwereka ko ushobora kuba ugiye kuzana imyate ni uko uruhu rwagana ku gitsi cyawe rusa n'urutangira kuma, yewe no gusa n'urubyimba. Imwe mu mpamvu y'ibanze ushobora gutuma wibasirwa no kuzana imyate ku birenge byawe dore n'ingiyi. Hari ukuntu iyo tugenda icyo twageranya nk'igice kibika ibinure mu gitsi cyacu kigenda gisa n'icyaguka, hanyuma y'ibyo igitsi kigasatagurika. Uretse iyi mpamvu rero, nubwo ariyo isa nkaho ariyo yibanze, hari izindi mpamvu zishobora gutera iki kibazo, zirimo nko guhagarara by'igihe kirekire, kugendesha ibirenge bitambaye ikintu na kimwe, cyangwa se nanone kumwe twambara inkweto zifunguye ahagana inyuma zizwi nka sandale, kwambara inkweto zitadukuye neza mu kirenge, mbega zidatuma igitsi cyacu kisanzura, n'izindi mpamvu zitandukanye. Gusa nanone ahari reka tureke kwibagiza zimwe mu mpamvu zitera iki kibazo gusa zijyana n'ubuzima. Wenda nazo reka nzivugeho. Umuntu urwaye diabete, ufite isukari nyinshi mu maraso, umubyibuho ukabije, gutwita, yewe no kuba ukuze nabyo bishobora kugutera iki kibazo cyo kuzana imyate. Tuvuze ku mpamvu zitera imyate rero dushobora kutazirangiza. Gusa wenda hari reka nse n'uhagarariye ahangaha, noneho dusimbukire ku buryo ushobora kwirinda iki kibazo. Iyi ni Tele Montagne wumva. Ikiganiro cyo nimenya byinshi. Nibura uyu munsi hari bimwe mu buryo bworoheje wakoresha wivanaho imyate bitanagusabye kujya kwa muganga, ndetse byose ushobora no kubyikorera wibereye mu rugo. Reka wenda duhere ku buryo bwa mbere ushobora gukoresha wivanaho imyate wibereye mu rugo. Uruhu rwagana ku gitsi cyacu ubusanzwe rujya kuba runini ndetse rugasa n'urwumagaye kurusha urundi ruhu rwasigaye ku mibiri yacu. Niyo mpamvu rero iyo usa n'urwitsindagiraho ugenda, rimwe na rimwe birangira rusataguritse. Ibi tukabyita imyate. Rero ku ruhu rwumagaye rwasataguritse nta kuntu gusa n'urwinika mu mazi ndetse no kuruha ubuhehere buhagije bitagufasha gukira iki kibazo. Gusa ikibazo nanone, ikibazo ni ese wabikora gute?
fata ikirenge cyawe noneho kinike mu mazi yari mu isabuni. Ibi ngibi bikore by'iminota 20. Hanyuma shaka ibuye use n'ukuba cya gitsi cyawe ahari imyate kugira ngo uvaneho cya gihu cy'inyuma cyasataguritse. Noneho reka ikirenge cyawe cyume, hanyuma yo kuma uba ushobora gushyiraho imwe mu miti izwi nka hair balm, izwiho nko gutuma uruhu rworoha ndetse ruzana ubuhehere. Gusa nanone nyumva neza, mu cyimbo cy'iyi miti uba ushobora gukoresha n'ubuki. Nibyo ibyo utekereje nibyo, ni bumwe buryoherera twirira buri munsi. Ubuki rero buzwiho kuba bwafasha mu kurinda umuntu kuba yazana imyate. Tugendeye ku nyigo yakozwe mu 2012, ubuki bwasanzwemo ubushobozi bwo kurinda utunyabuzima duto cyane dutera indwara tuzwi nka microbe. Iri niyo mpamvu rero uzumva bavuga ko hari bamwe mu bantu bakoresha ubuki basukura ibisebe ndetse no gutuma uruhu rugira ubuhehere. Ntabwo aba ari ukubukabiriza, nibyo bubikora neza cyane. Rero nyuma yuko umaze gukura ikirenge cyawe muri ya mazi nakubwiraga mu kanya, uba ushobora gufata bwa buki ukabusigaho rwose mu gihe cy'ijoro. Ibi nabyo byagufasha cyane. Hari ibindi bintu byagufasha kwikuraho imyate, nubwo wenda byo ntaho wasanga byigeze byemezwa ko by'umwihariko bitanga igisubizo kw'iki kibazo. Gusa nanone bimwe mu bibikoze cyangwa se mu bibigize bikaba byifitemo ubushobozi bwo gutuma uruhu ruzana ubuhehere ndetse no kurworoshya. Ibyo rero twavugamo nka vinegre. Vinegre rero ikaba ishobora gukoreshwa winikamo ikirenge cyawe, ndetse tugasangamo amavuta ya olive cyangwa se amwe dutekesha nayo akaba ashobora gukoreshwa mu gutuma uruhu rwawe rugira ubuhehere. Ubwo ndavuga ku ruhu rwo ku kirenge cyangwa se ku birenge. Gusa nanone mureke ntitwibagirwe ko imineke nayo yahaswe ishobora gutuma uruhu rwawe ruzana ubuhehere. Nubwo twavuze ku bintu bitera ndetse byagufasha gukira imyate ku birenge byawe, birumvikana twavuga ku muntu wamaze kuyizana cyangwa se kuyirwara, ndavuga imyate. Gusa nanone sinagenda ntakomeje ku bintu noneho byagufasha kutazigera uyirwara na gato. Turavuga imyate. Kuri iyi ngingo rero ibyo wambika ibirenge byawe bifite agaciro cyane. Mu kwirinda kuzana imyate ni iby'ingenzi cyane kujya wambara inkweto zigukuye neza, mbese zikwira neza igitsi cyawe. Ibi wabikora neza utambara inkweto zisa n'izifunguye inyuma zizwi nka sandale, inkweto zigufunze cyane cyangwa se nyine inkweto zifite taho ndende ituma igitsi cyawe cyaguka. Bimwe mu bindi bintu byagufasha kwivanaho imyate birimo nko kwirinda cyangwa se kugabanya kujya uhagarara mu buryo bumwe by'igihe kirekire. Aha ndavuga guhagarara muri pozisiyo imwe by'igihe kirekire, ndetse no kwirinda kujya wicara usa n'usobetse amaguru yawe by'igihe kirekire. Kuzirikana kandi kunywa ibisukika byinshi nk'amazi kugira ngo ujye uhorana amazi ahagije mu mubiri wawe, ndetse no kujya ukoresha ikintu nk'ibuye inshuro nke mu cyumweru igihe wiyuhagira kugira ngo urinde kubyimba k'uruhu rwawe rw'igitsi, nabyo ni ingenzi cyane. Nubwo twavuze ku bintu bishobora kugutera kuzana imyate yawe n'ibyagufasha kuyirinda, ntitwabura kuvuga ku cyitonderwa. Icyitonderwa ni ikihe? Nyamuna niba imyate yawe iterwa n'impamvu y'uburwayi bujyana n'ubuzima, bumwe muri rwo twanabuvuze, wenda nka diabete, ni ukuri igitekerezo cyo kwivurira imyate yakujeho ntabwo cyaba ari cyiza. Niba bimeze gutyo rero ugirirwa inama yo gushaka abaganga cyangwa se umuganga uzobereye ibijyanye n'ibirenge, nk'abo bita abapodiatriste, ubundi bakagufasha. Abangaba kandi ndavuga abaganga baba banazobereye ibijyana n'inkokora, igice cyo hasi cy'amaguru ndetse nyine n'ibirenge muri rusange. Wumvaga ikiganiro menya byinshi. Ni naho uyu munsi nsoreje ikiganiro cy'uyu munsi. Ni ikiganiro twakoze twifashishije zimwe mu mbuga zagiye zigira icyo zivuga kuri iyi ngingo, zirimo nka healthline.com ndetse na webmd.com. Iyi ni Telemontagne Rwanda na Samuel Mugisha. Ni naho ubutaha.